Ben Musa ararakara yarangira ubusa ku busaso. Rugaju ubugore nyine reyo abantu bamenye ko yagiye gukina idafite abakinnyi bane kubera kwigumura niko twavuga. Ubwo turategereje muri gahunda nziza cyane abonye Rayon Sport yamaze no kuduha urumva yo kureba urumva niba mu yindi mikino, ariko president babwiye ko kuri 15 bazaba babahembye badawo bacilembi balitombo bangala ndetse nande na Vinyinu Joachim ni bane. Ubwo rero Rayon Sport gutegura match zikomeye cyane El Merreikh kuwa mbere kuri 16 sangapi matariki ndabona amasaha utarayashyiraho neza si ariko iri ninjoro turaza kureba neza 16 ikamikugi El Merreikh kuwa mbere saa 2 n'igice Rayon Sport na El Merreikh 19 na polisi kuwa kane saa 9 igikombe cy'amahoro kwishyura Rayon Sport na polisi Gasogi ku cyumweru tariki 22 ku cyumweru shampiyona Rayon Sport na Gasogi saa 9 kuri Kigali Pele Stadium. Abareyo izine match zo kwitabira mu cyumweru kimwe match 3 naho umushahara wa Rayon Sport ni cyumweru cy'abareyo barahemba amezi 2 kwa kabiri no kwa gatatu uko ari 3 cyane. Rayon Sport yagize amahirwe yanganyije ubusa kubusa na polisi match retour irakomeye. Rayon Sport yagize amahirwe match El Merreikh nijoro saa 2 n'igice match irakomeye. Rayon Sport na Gasogi yagaritse APR mwarebonye ko itoroshye. Rayon Sport urugamba rwa shampiyona iri Kigali Pele ku cyumweru ndi muri weekend saa 9 irahari. Abareyo ahubwo Rayon Sport rebe ko yasaba Ferwafa iyi match yabo bayishyire saa 9 iyi match yabo ya Peace Cup ingiri saa 9 bayizamure bayishyire saa 12 ibyo babikurikirana ngo bakeneyemo amafaranga atari munsi ya miliyoni byibura barakira polisi Gasogi na El Merreikh 45. Rayon Sport ngo nicyo yifuza 45 kuryo bagomba guhita bahinga muri izi graphique reyo yagiye ikora ko nta hantu bashize akanyenyeri kweli ni kakani kabo ni kakani reyo maze iminsi yishuriza kuri kangahe. Mu gihe uri kubikurikirana rero reka mubwire ibintu naje kumenya byatesheje umutwe abantu muri polisi aravuga bati kuki tubura ibitego nko ari ubivuze ngo dushaka kuzabakurikiyeho cyane ko na Kirongozi yabonye umutuku ikindi Kirongozi yabonye rouge rwose. Ikindi Rayon Sport bari abakinnyi bigumuye Axel uko ari bane Meya Murenzi yavuze ati niba dasaba imbabazi ahubwo turabafatira ibihano ati mwigize ngo muri abakongwe afite amezi 6 ngo muragumura abandi ati ntabwo bishoboka niba twagize ikibazo nka equipe tutabonye amafaranga barategereje amafaranga muri Jairuti iriya yabateye inkunga. Jairuti yagomba kuba amafaranga Dinamo Mavara yatanze promesse sibyo ababwira ati ndabaha amafaranga bahembe sibyo nono itinda ko yatanga Axel n'ubukeye bwaho barategereza ntibayabona arabwira ati ni murebe dutegereje ko aba bantu batwishyura kugira ngo tubahembe abakinnyi batoya bati twebwe nataboneka ntidukina tumukina none se nidusezererwa bwo muri abo muhembwe batoya bati twe turi abakongwe ntibikunda mujye ku ruhande ikipe iranga ati ndababwiza ukuri nimutaza ngo musabe imbabazi bamwe tuzanabafatira n'ibihano uretse na cyane ko nta kidasanzwe bahareye ese ari cyo batanze ubundi ejo Rayon Sport ntihanganye ejo bundi APR Vinyinu imaze gutsindwa na Gasogi United yego habaye inama y'ikitaraganya inama rukokoma noneho umuyobozi aravuga ati nta nubwo nyikora live fungura telefone babwira ushaka kubabwira zo parire atanga ubutumwa bukomeye cyane aravuga ati biragaragara ko